Yeah. Okay. Bavuga ko iyo umuntu apfuye ahinduka inyenyeri. Buri joro mpanga amaso ikirere, nkareba inyenyeri amamiliyoni. Shakamo wowe ngo nongere ngutere imboni. Iyo mbonye miyaka kuzirusha, mpita numva yuko ari wowe mushya. Mu mubiri w'ibiremwa by'imuri, bitumurikira iyo tutazi aho turi. Biduhura umuriro w'ukuri, byaka mu gicuku ukabona ari vizuri. Gusa bidutera urukumbuzi rwo kukubona hafi yacu twese abakuzi. Wowe mubyeyi, muvandimwe, nshuti, wagiye huti huti tukigushaka, hakiri kare tukigukeneye. Nta kibi kitemerwa nabyo twarabyemeye. Gusa n'ubu ngubu turacyibuka yuko uri umuvandimwe wacu nubwo wagiye. Gusa n'ubu ngubu turacyibuka ineza yawe. Turacyarira niba huru nyumva, umenye ko nkigukunda. Igice kimwe cyanjye cyajyanye nawe mumva kuva wa mugoroba upfa. Umunsi ukora impanuka nabimenya nkahahamuka. Kuva urya munsi ntabwo ndakiranuka. Niyahuza byeri nibaza niba uriya mumotari wari ugutwaye atarazi gufata feri. Sinzi niba ikosa ari irye cyangwa se iry'uwabagonze. Icyo nzi nuko wowe wari umuntu witonze, ukunda Imana, ugira abantu inama. Wari umuvandimwe, wari data na mama, wari inshuti magara. Kuri ubu ntagara mfite, meze nk'umusazi, meze nk'umuntu udashyitse. Mbayeho ntashize agatima mu nda kubera ko wansize aho unsengereye. Gusa n'ubu ngubu turacyibuka yuko uri umuvandimwe wacu nubwo wagiye. Gusa n'ubu ngubu turacyibuka ineza yawe. Turacyakurira, turacyibuka, turacyarira. Iyi ndirimbo nyituye abatakaje ubuzima bwabo mu binyabiziga bitandukanye bagiye muri gahunda zitandukanye. Bamwe muri twe twari tuzi gahunda mwari mugiyemo, abandi ntabwo tuzizi, ariko tuzi ko zari gahunda z'ingirakamaro. Tubasezeranyije ko gahunda mutabashije kubahiriza, gahunda mutabashije gukora uko mwari mwazipanze, tuzazibakorera. Ikivi cyanyu tuzacyusa, mugire iruhuko ridashira, kandi aho muri mujye mudusabira. Icyicaro cyanyu mu mitima yacu kiracyahari.